Bibiliya zibabwira ngo hari icyo mwakora kubw'umwami wacu. Shuti yanjye, hari ikintu wakora kubw'umwami Yesu. Kubw'umwami Yesu hari ikintu wakora bikemera, ariko kubw'abantu wakigerageza bikanga, ariko kubw'uyu mwami wagikora bikemera mu buzima. Ariko usanga muri isi turimo ibyo duhura nabyo, intambara turwana iteka ryose zitwereka ko inzira zaduhitiyemo ari inzira yo gupfa cyangwa se ari inzira yo gukorwa n'isoni. Iyo twemereye izo mbaraga zikatubwira ko turi abo gupfa, ubwo ziba zitwibagije umuzuko wa Kristo. Kandi ntabwo ari muri we gusa, ahubwo natwe abamwizeye twese izo mbaraga zinesha urupfu Yesu yaraziduhaye, yarazidusigiye. Ubundi muri we nta rupfu rubamo. Jado Office TV Show. Yesu ashimwe bene data muri Kristo Yesu. Ndabasuhuje mwebwe mwese tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri Jado Office TV Show. Ndabasaba gukurikirana ino channel. Ni channel icaho ijambo ry'Imana, ni channel icaho ibintu byinshi bifite ubumenyi bwinshi bishobora kugufasha mu buzima bwa Gikristo ndetse no mu buzima busanzwe bwa buri munsi, kuko ni channel inyuraho abanyabwenge benshi. Hanyuma rero ndagusaba gukora subscribe ndetse ugakora na share. Ibyo byadufasha cyane rwose kugira ngo ubutumwa bubashe kugera ku bantu benshi, nkuko umuhamagaro twahamagawe nk'intumwa. Bibiliya itubwira ko tugomba kugenda amahanga yose tugahindura abantu kuba abigishwa ba Kristo, kandi abemera tukabatiza mu izina rya Data n'Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Ntabwo ari mu rusengero gusa, ahubwo no kuri channel bidufasha kubwiriza isi yose, amahanga yose, kugira ngo abashe kumenya no kwizera izina rya Yesu. Imana iguha umugisha kuko ndabibonye ko ubikoze. Yesu akomeze akuzurize. Hanyuma rero jewe mugiye kubana mu ijambo ry'Imana. Amazina ni Vera Pastor Alexis Barengayabo Sadiki. Ndi umugabo ndubatse, umurimo w'Imana niwo nkora. Ndi umushumba mu itorero rya Philadelphia Pentecost International. Imana iduhana umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze kugira ngo nkugezeho ubutumwa Imana yampaye kugira ngo nkuzanire. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice byaho 20. Dusome umurongo waho wa 19, turaza gusimbuka dusome umurongo waho wa 26. Hanyuma turaza no gusoma mu gice cya 21 aho ngaho, hanyuma tuganire ku magambo umwuka yashyize ku mutima wanjye. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 20 umurongo wa 19. Haravuga ngo nuko kuri uwo munsi bugorobye ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwe. Twakomeje murongo wa 26 dusimbutse aho ngaho, haravuga ngo nuko iminsi 8 ishize abigishwa bongera guterana mu nzu nka mbere, na Toma ahari ari kumwe nabo. Yesu araza abahagarara hagati, kandi inzugi zari zikinzwe. Arababwira ati amahoro abe muri mwe. Maze abwira Toma ati zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzare n'ikiganza ugishyire mu rubavu rwanjye, kandi we kuba utizera ube uwizeye. Amena. Reka dusome tugende mu gice cya 21. Dusome ku murongo waho 21. Dusome duhere ku murongo waho wa 4, igice cya 21 aho ngaho mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana umurongo waho wa 4 haravuga ngo umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja
ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite ibyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato, bakurura urushundura rurimo ifi kuko batari kure y'inkombe, ahubwo bari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Yesu arababwira ati, nimuzane ku ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato, akurura urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 153. Ariko nubwo zari nyinshi zityo, urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati, nimuze murye. Amena. Murakoze, reka tubumbe Bibiliya zacu hanyuma tubashe kuganira kuri aya magambo tumaze gusoma. Ubu ni ubutumwa bwiza tumaze gusoma uko bwanditswe na Yohana, ndetse n'ubutumwa bwiza butubwira imwe mu mirage cyangwa se bimwe mu bintu Yesu Kristo yabashije gukora umunsi yazukaga amaze kunesha urupfu ndetse na kuzimu. Ntabwo yaje gusa ngo ahatagenda, ahubwo yaraje kuko hari isezerano yari yarasezeranye n'abigishwa be ubwo bamutwaraga bagiye kumubamba cyangwa se bagiye kumwica. Abigishwa basigaye bafite agahinda n'umubabaro, batekereza yuko umwami wabo Yesu Kristo ibye birangiye, ndetse bari bibagiwe ko yababwiye ko azabambwa ku musaraba igorogota, yababwiye ko azakubitwa, azatotezwa, azapfa, ariko babwira ko ku munsi wa gatatu azazuka, urupfu rutazigera rumuherana. Muri we harimo imbaraga zinesha urupfu, kandi ntabwo ari muri we gusa, ahubwo natwe abamwizeye twese izo mbaraga zinesha urupfu Yesu yaraziduhaye, yarazidusigiye. Ubundi muri we nta rupfu rubamo, habamo ubuzima. Ariko usanga muri isi turimo ibyo duhura nabyo, intambara turwana iteka ryose, zitwereka ko inzira zaduhitiyemo ari inzira yo gupfa cyangwa se ari inzira yo gukorwa n'isoni. Iyo twemereye izo mbaraga zikatubwira ko turi abo gupfa, ubwo ziba zitwibagije umuzuko wa Kristo. Inshuti yanjye, ndagira ngo nkwibutse ko ibyo urimo unyuramo byose, ibyo urimo uhura nabyo byose, wibuke ko Yesu ari muzima. Muri ibyo yuzuye Umwuka Wera abivuga neza, ngo ninde watubuza guhimbaza Imana? Ninde watubuza guhimbaza Yesu? Ngo yatsinze urugamba, natwe abamwizeye kandi abamwiringiye turabo gutsinda kandi turabo kunesha. Ndagira ngo nkwibutse ko niwizera Yesu mu buzima bwawe, nta ntambara n'imwe izagutsinda. Kubera iki? Kubera ko intambara yose uzahura nayo cyangwa se ubuzima bwose uzanyuramo ntabwo ari wowe uzarwana, ahubwo Yesu yiteguye kukurwanira urwo rugamba uzaba urimo unyuramo. Iyo dusoma ijambo ry'Imana ritubwira neza igihe kimwe umwami Yehoshafati, umwami w'Abayuda, yatewe n'ingabo nyinshi ziturutse amahanga menshi, ariko ngo ajya imbere y'Imana, ajya gusenga Imana, abaza Imana ati, ko nahagurukiwe n'amahanga kandi aje akomeye afite imbaraga, ariko kandi nubwo bimeze gutyo nkaba nishingikirije ku magambo wavuze, kuko wavuze ko niduterwa n'amahanga, ntiwavuze ko ibyago n'amakuba nibiza tuzagutabaza, nawe uzadutabara. None tubwire, ibi bihe turimo ducamo turaza gutabarwa na biraza kunyura mu yihe nzira? Bibiri tubwira neza ko Imana yasubije Yehoshafati igihe arimo asenga, ngo nagende ateranye Abayuda, hanyuma ngo bireme inteko, ubundi bihagararire gusa, ngo kubera ko iyo ntambara ije ibasanga ntabwo ari iya. Nushaka kurwana iyo ntambara nk'iyawe iragutsinda, ariko nuhagarara ukamenya ko iyi ntambara hari uwazukiye kuyikurwanirira, uraza kwakira ubutsinzi bubonerwa muri Kristo Yesu, umwana w'intama w'Imana. Haleluya! Imana yacu ishimwe cyane. Nshuti yanjye, twasomye amagambo meza. Yesu umunsi yamaraga kuzuka, hari ibintu bigeze muri bitatu tugiye kuvugaho.
yakoze yaje kurangiza mu buzima bw'abamwizeye, kandi yarabirangije rwose. Nubwo isi yatwereka ko bikiriho, ariko Yesu yarabirangije, Yesu yarabitsinze. Ikintu cya mbere biritwereka ko Yesu umunsi yazukaga amaze gupfa, bamushyize mu gituro mu mva, abigishwa bose barabirebaga, barabibonaga. Hanyuma ariko kuko yari yarabahaye isezerano ko ku munsi wa gatatu azazuka, Bibiri twereka ko hari abagore barabafasha bajyaga bagendana na Yesu, bashinzwe kugira imirimo imwe bamufasha ijyanye n'ubudiyakoni n'iyindi yo kwita ku bantu babaga baje kumva ubutumwa bwiza. Hanyuma aba bagore barimo Mariya, ndetse ngo aba bagore bo Yesu babonye uburyo yamaze gushyirwa mu gituro, ntabwo banyuzwe n'umubabaro, ntabwo banyuzwe no gushinyagurirwa kwa Kristo, ntabwo banyuzwe. Bumvise muri bo hari izindi mbaraga zibabwira ngo hari icyo mwakora kubw'umwami wacu. Nshuti yanjye, hari ikintu wakora kubw'umwami Yesu. Kubw'umwami Yesu hari ikintu wakora bikemera, ariko kubw'abantu wakigerageza bikanga, ariko kubw'uyu mwami wagikora bikemera. Imana ishimwe cyane. Bibiri tubwira ko ngo Mariya ndetse na Mariya wundi ngo barazindutse mu gitondo bajya ku gituro aho Yesu bari bamushyize. Bibiri tubwira neza ko aho Yesu bari bamushyize bari bamaze gufata imva, hanyuma ngo bashyiraho igitare kinini cyane, ngo banagihomesha ubushishi. Ubwo yari kore yabo ya kera, cyangwa se yari supaguru yabo ya kera, ariko yarakoraga monshe, kuko ngo ahantu bayishyiraga byasobanuraga ko umuntu bashyizemo atazigera avamo. Ariko hari imbaraga zije kukuvana aho abantu bagushyize bibwira ko utazavayo. Nta zindi mbaraga zigiye kwagukura, ni imbaraga za Kristo Yesu, umwana w'intama w'Imana. Numwizera, numwemerera, aho hantu uri uraza kuhava. Numwizera, numwemerera, aho hantu bagufungiye uraza kuhasohoka, kuko muri Kristo harimo imbaraga zidusohora abantu badufungiye. Imana ishimwe cyane. Bibiri ijambo ry'Imana ratubwira ngo nuko Mariya yagiye afite ikibazo, we n'abandi bagore bari bajyanye ibihumura neza. Nshuti yanjye, Yesu akunda ibintu bimuhumurira neza. Haleluya. Tegura ibihumura neza mu buzima bwawe, nibwo Yesu azakwishimira. Tegura ibihumura neza mu mibereho yawe, nibwo Yesu azakwishimira. Abagore bamenya ko nta kindi kinezeza Yesu ni ibihumura neza. Ngo barabifata barabijyana ku gituro, ariko biri tubwira iki? Ngo bagenda bafite ikibazo cy'umuntu uri buze gufata cya gitare cyari kumva bari bamushyizemo akakibirandura. Ariko kuko bari bafite kwizera kuri muri Kristo Yesu, ntabwo byasabye amaboko y'abantu kugira ngo abirandure cya gitare, ahubwo uku kwizera kwari muri bo guturuka muri Kristo Yesu kwarazamutse kubatanga imbere gufata cya gitare cyasaga n'ari inzitizi zabo, kirangije izo mbaraga ziragihirika. Reka nkubwire, numwizera ibintu wabonaga nk'imisozi imbere yawe, hari imbaraga ziri muri Kristo Yesu zigiye kutuma byika bikigirayo aho utabonaga inzira ukayibona. Haleluya. Numwizera, numwemerera, numwakira. Haleluya. Hari ibitare bigiye kwigirayo, hari ibitare byakubuzaga gutambuka, hari ibitare byakubuzaga kwinjira mu masezerano, hari ibitare byakubuzaga ayiwe kugushakwa kandi warashikije igihe, hari ibitare wajyaga mu kazi ukagerageza ariko ukabona ugahembwa, ariko amafaranga uhembwe ukabona arimo guca mu myanya y'intoki. Reka nkubwire, niwizera Yesu ibyo bitare biraza kuvaho. Haleluya. Uraza gutsinda, uraza kunesha, ubuzima bwawe buraza kuba mu butsinzi bukomeye cyane, kuko muri Yesu dufite ubutsinzi kandi dufite ubutware. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero kubwo kwizera Yesu no kumwiringira kw'aba bagore, ngo bageze kumva Yesu, biratuvuga ngo nuko basanga igitare cyamaze kubiranduka, batazi uwakibiranduye. Hari igitare kigiye kubiranduka, si ngombwa ngo umenye ngo ninde ukibiranduye. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Ntabwo ari ngombwa ngo umenye ngo ninde ukibiranduye. Niwizera Yesu gusa kirabiranduka. Nta makuru kibiranduye ufite, kirabiranduka n'abantu babigizemo uruhare, kirabiranduka
n'abadayimoni babyitambitsemo, kirabiranduka abarozi bakorwa n'isoni, kirabiranduka abo bagendaga bagutega ibyo bakwifuzagaho baraza kubigushakiraho babibure kubera ko wizeye Yesu. Ibyo bitare biraza kubiranduka. Imana ishimwe cyane. Ngo igitare kirabiranduka, bahageze ngo basanga marayika w'Imana wakibiranduye akicaye hejuru. Shuti yanjye, uyu mwanya turimo tuganira ijambo ry'Imana. Imana ikwereze marayika, Imana ikwereze marayika. Haleluya! Mbaraga za marayika zibirandura igitare zikumanukire. Mukobwa uteze amatwi ijambo ry'Imana, mugore uteze amatwi ijambo ry'Imana, mugabo uteze amatwi ijambo ry'Imana, musore uteze amatwi ijambo ry'Imana, aho uherereye, waba uri mu Rwanda Kigali aho turi, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara, waba uri muri East Africa, waba uri muri Afrika, waba uri Burayi, waba uri muri Amerika, aho uherereye hose ku isi, shuti yanjye ukeneye marayika w'Imana. Aramanuka kandi n'uwizera Yesu hari marayika w'ibisubizo araza kuguhuza nawe. Imana ishimwe cyane. Ngo marayika yicara kuri cya gitare, amaze kucyicaraho, Bibiliya itubwira iki? Ngo abwira ba bagore amagambo y'ihumure. Baje bafite ubwoba muri bo, ariko ngo bagore mwitinya. Shuti yanjye witinya. Haleluya! Bagore mwitinya. Niki kibateye ubwo? Nuko aravuga ati impamvu mbahumurije mbabwiye ngo mwitinya nuko namaze kumenya ko mushaka nta wundi n'umwami. Umuntu wese ushaka Yesu ntabwo agomba kugira umutima w'ubwoba. Umuntu wese ushaka Yesu ntabwo agomba kugira umutima wo gushidikanya. Haleluya! Umuntu wese ushaka Yesu agomba kuzuza kwizera muri we, kuko ijambo ryarambwiye ngo ntibishoboka kutizera anezeza Imana. Ngo kandi umuntu w'imitima ibiri anamuka vuba. Ariko ngo marayika abona kwizera kw'aba bagore, aho ngo mwitinya. Shuti yanjye ufite kwizera witinyishwa n'ibiguhagaze imbere, witinyishwa n'amagambo barimo kuvugaho, witinyishwa n'ibintu barimo bakwereka bakubwira ati ibi ngibi twabizanye tubishyiriza imbere yawe ntabwo uri buze kubirenga. Witinya. Yesu yanesheje urupfu. Muri byo ngo ubwo atagipfuye nanjye singipfuye. Yesu yaranesheje. Nawe uri wo kunesha ntabwo uri wo kuneshwa, uri wo gutsinda ntabwo uri wo gutsindwa. Witinya kuko namenye ko uri mushaka Yesu. Niba ushaka Yesu rero witinya. Haleluya! Abati mwitinya kuko namenye ko mushaka umwami Yesu. Ariko abati rero uwo mushaka murashaka uwabambwe. Ariko reka mbabwira aka kanya ndimo ndababwira uwazutse. Haleluya! Murashaka uwabambwe ariko aka kanya ni muzima. Ndababwira Yesu muzima wanesheje urupfu ndetse na Satani. Ndababwira Yesu muzima wafashe Satani aramuzirika amwambura imfunguzo afungura ibituro byabe. Ndababwira Yesu muzima wasezeranye natwe isezerano kandi akarisohoza. Ndababwira Yesu muzima. Haleluya! Imfura mu bazutse. Ndababwira Yesu muzima. Marayika babwira Yesu muzima. Bazanye agahinda ka Yesu wapfuye, ariko babwira Yesu muzima. Haleluya! Yesu ni muzima. Niki kiguteye ubwoba? Yesu ni muzima. Wihangayika. Ibyo bibazo ufite arabishoboye. Imana ishimwe cyane. Nuko warabagira ngo ngaho ni mugenzi, mugende musanga abigishwa. Hari amagambo Yesu yajyaga babwira akiri kumwe nabo. Yajyaga babwira ati umunsi nzaba nazutse ntabwo nzahurira namwe ahantu habonetse aho hariho hose. Haleluya! Yari yarabateguriye umwanya agomba kuzahuriramo nabo. Ntabwo Yesu azahurira nawe ahantu hose, aho gusabwa kuba mu mwanya Yesu yateguye ko azahuriramo nawe. Haleluya! Uwo mwanya nta wundi. Soma Bibiliya ijambo ry'Imana mu gitondo ubyutse, usoma ijambo ry'Imana buri munsi, ubigira ibyo kurya byawe. Uraza kumenya neza ngo nuhe mwanya Yesu ashakamo kugira ngo abashe kuvugana nanjye. Nuhe mwanya Yesu ashakamo kugira ngo mbashe kubona ukuboko kwe kuzana neza ku buzima bwanjye. Yesu yari yarababwiye ngo Igalilaya niho nzavuganira nawe, Igalilaya niho nzahurira nawe. Imana ishimwe cyane. Marayika yibutsa aba bagore abati nimugende mubwira abigishwa bajya Igalilaya ngo kuko ariho Yesu azabasanga. Twasomye ijambo ry'Imana ratubwira ngo ababigishwa bari mu nzu ikinze inzugi,
bari mu nzu ikinze amadirishya. Hanyuma icyatumye baba mu nzu ikinze ntabwo Bibiliya itwereka ko ari uko bari banezerewe, bari bababaye, bari bafite ubwoba, bari bahangayitse. Biraba ngo kuko batinyaga Abayuda. Ariko iyo nzu yari ikinze, Yesu amaze kuzuka amenya ko bakeneye amahoro. Ikintu cya mbere Yesu yatanze amaze kuzuka, yatanze amahoro. Akira amahoro aturutse mu muzuko wa Yesu. Haleluya! Akira amahoro aturutse mu gutsinda kwa Yesu. Akira amahoro atorerwa mu kunesha kwa Yesu. Yesu abona ko abamwizeye, abamwiringiye bakeneye amahoro. Ngo nukubwa inzu yari ikinze, ngo Yesu amaze kuzuka, ngo aragenda arababonekera, arabiyereka. Amaze kubiyereka, ijambo twasomye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana mu bice byaho 20:19 hatubwiye ngo Yesu arababwira ngo amahoro yanjye nabe muri mwebwe. Haleluya! Birashoboka ku isi irimo irakubwira ngo nta mahoro izaguha, ariko wibuke ko Yesu yavuze ngo dore mbasigiye amahoro, kandi amahoro mbasigiye ntabwo ari ay'isi itanga. Ntabwo ukeneye amahoro y'isi, ukeneye amahoro ya Yesu. Haleluya! Ntabwo ukeneye amahoro y'abantu, ukeneye amahoro ya Yesu. Haleluya! Ntabwo ukeneye amahoro y'amafaranga, ntabwo ukeneye amahoro y'ubutunzi bwo mu isi, ukeneye amahoro ya Yesu. Haleluya! Aya mahoro niyo mahoro mazima. Biritwereka umugabo umwe wabaye umutunzi, kandi yari umutunzi kubera ko yabaga ibwami, yarererewe ibwami, bamwita Mose. Yabaga ibwami nk'umuhungu wa Farawo. Ariko ngo igitondo kimwe kwizera kuraza kuramufata. Kumaze kumufata, ngo abona ko nubwo isi nta mahoro irimo iha Abisiraheli, ariko ngo abona hanyuma y'uko isi bambuye amahoro, abona ko hari ayandi mahoro Imana izabaha. Ngo ahita abona ko amahoro Imana izabaha ngo aruta ubutunzi bwose Abanyegiputa bagize gute batunze. Haleluya! Amahoro Yesu atanga aruta ubutunzi bwose abo mu isi batunze. Akira amahoro ya Yesu. Urayakeneye ahuri, urayakeneye ahuri. Yakire mu izina rya Yesu. Mugore unkurikiye yakire, mugabo unkurikiye yakire, mukobwa unkurikiye yakire, musore unkurikiye yakire. Akira amahoro ya Yesu, urayakeneye. Yesu amaze kuzuka aba ngo amahoro yanjye nabe muri mwebwe. Haleluya! Ngo arangije arongera abereka ibiganza, ngo ndetse abereka n'urubavu, kugira ngo bagire kwizera kwari, kugira ngo abereke ko atari umuzimu, abereke kuko yababwiye ko azanesha urupfu, yuko yaje yanesheje kandi yatsinze. Abereka ko ari muzima, abereka ko urupfu rutamuheranye. Haleluya! Hanyuma ngo amaze kubereka ibiganza, inkovu zarimo, aberetse n'inkovu zari mu rubavu, hamwe bamuteye icumu, ngo arangije arigendera. Bibiliya yatubwiye gute? Ngo abiyereka ngo Toma ntabwo yari ahari, kandi Toma nawe yari mu babaranywe n'abandi bigishwa. Bivuga ngo umubare w'abantu Yesu yajyanye ko azagirira neza, azagirira neza uwo mubare. Niba uri mu bantu Yesu yajyanye ko azarengera, nubwo yaza akarengera abandi imbere yawe, ariko bivuga ko nawe utazarengerwa. Nshuti yanjye, nawe uri ku rutonde rw'abantu bazarengerwa. Haleluya! Hari igihe wabona abantu barengewe imbere yawe ukagira ngo byarangiye. Oya, umuririmbyi yaravuga ngo ibya Yesu ni ku murongo. Nawe igihe cyawe kirahari cyo kurengerwa na Yesu, nawe isaha yawe irahari yo kurengerwa na Yesu. Abrahamu Imana yigeze imubwira, iramubwira ngo mu gihe cyashyizweho nta kintu kinanira Imana. Kubera iki? Kubera ko umugore wa Sara cyangwa se Sara yaragize kwizera guke, ubwo abamarayika bari bavuganye na Abrahamu ku mwaka utaha muri icyo gihe Sara azaba akikiye umwana w'umuhungu. Ariko ngo Sara agira gushidikanya muri we, kubera ko yabati genda ari imyaka ngize, abakobwa twabyirukanye bose barabyaye, bose byanyuzemo, byagenze neza, nge byaranze. None rero bishoboka bite ko nanjye nabasha kwishima kandi nguze? Nshuti yanjye, ntabwo ikibazo ari imyaka, ntabwo ikibazo ari ibihe. Haleluya! Nawe uri ku rutonde rw'abantu Yesu aje kugira neza. Toma yari yarabanywe n'abandi ko nawe azamubona, ariko ngo Yesu yereka abigishwa bwa mbere
ntabwo Toma yari ahari. Biratubwira ngo nuko Toma aje agarutse mu iteraniro ngo baramubwira ati twebwe twabonye umwami. Haleluya, twabonye umwami twamubonye. Hanyuma ngo Toma utari uhari ati mwishinyagura, mwamubonye gute? Ngewe bamwishe ndeba. Haleluya, bamubambye ndeba, bamushyinguye ndeba, igitare bagishizeho ndeba, none murambwira ngo mwamubonye. Toma ntabwo yizeye amagambo abandi bigishwa barimo bamubwira. Ndagira ngo mwibutse ko nubwo utarimo wizera iby'Imana ikora, ariko ntabwo bizabuza Imana gukora. Kutizera kw'abantu imirimo y'Imana ntabwo bituma Imana idakora imirimo. Haleluya, kutemera kw'abantu imirimo Imana ikora ntabwo bikuraho gukora imirimo kw'Imana. Wakwemera utakwemera, Yesu aracyakora imirimo. Haleluya, aracyakora imirimo. Uko yahozeho kera n'uyu munsi niko akiri. Ndagira ngo mwibutse ko umunsi yasangaga Yohana ku kirwa Patimo, yaramubwiye ngo icyakora narapfuye, ngo ariko none ndi witeka. Nari narapfuye ariko ndi witeka, ndi muzima ntabwo nzongera gupfa. Aramubwira ngo kandi ni njyewe ufite imfunguzo z'urupfu nkagira n'imfunguzo z'iki z'ikuzimu. Haleluya, Yesu wacu uko yahozeho kera n'uyu munsi niko akiri. Ibihe birahinduka, Yesu ntabwo ahinduka. Iminsi irahinduka, Yesu ntabwo ahinduka. Hari abantu mbona bamaze kumuhindura. Yesu ari uko yahoze kandi azaba uko yahoze, ntabwo azigera ahinduka. Haleluya. Toma rero ntabwo yari ahari, atangira gusa naho arema amakimbirane hagati mu bamaze kubona Yesu. Hari igihe Yesu akwiyereka, ariko ku ruhande hakaza urucantege rwo kuvuguruza ibyo Yesu yakuvuzeho cyangwa se imirimo Yesu yakubwiye azagukorera. Urucantege rukavuga ati oya, nubwo wamubonye ariko ntabwo bizaba. Ndagira ngo mwibutse ko rwaje kuri Yosefu umunsi yabwirwaga ko azakomera muri bene se, ariko urucantege ruza rumubwira ngo turakujugunya mu iriba, hanyuma turebe ibyo wabwiwe ko bizagira gute bizasora. Ntabwo urucantege rubuza Imana gukora. Toma aza nk'urucantege mu bigishwa bamaze kubona Yesu, abantu Yesu yahaye amahoro, ariko Toma aza yahakana, ashaka no kuyabambura. Hari igihe Imana iguha amahoro, ariko ibishaka kuyakwambura ntabwo bibura, ariko uwaguhaye amahoro yiteguye no kuyakurindira. Haleluya, we nta mbaraga wabona zo kurinda amahoro Yesu yaguhaye. We nta mbaraga wabona zo kurinda agakiza waboneye muri Kristo Yesu. Ahubwo Yesu wakiriye, Yesu wizeye, n'uyu munsi niba utaramwizera ukamwizera, ibisigaye byose birasigara ari ibye. Imana ishimwe cyane. Toma rero Yesu yitegereza Toma, abona ko kwizera kwe kubaye guke. Jambo ry'Imana riratubwira ngo nuko Yesu yongera kubiyereka bwa kangahe? Bwa kabiri. Agaruka bwa kabiri kubiyereka ngo na Toma hari. Yesu yongera kwiyereke. Haleluya. Agaruka aje guca akajagari. Yesu agaruke aca akajagari abadayimoni batezaga mu buzima bwe. Ngo agarutse agaruka na Toma hari, ngo hanyuma Toma nawe ngo aramwizera. Ngo Yesu aranamubwira ngo no Toma, kugira ngo wizere neza nyegera ngwino. Nawe Yesu araguhamagaye ngo ngwino mwegere inshuti yanjye. Ngo aravuga ati koza urutoki muri izi nkofu. Yongera kubasanga rero ku nyanja ya Tiberiya badafite ibyo kurya, Yesu abaha ibyo kurya. Haleluya. Ndagira ngo Yesu agarutse ku buzima bwawe. Ibyo byose udafite Yesu aje kubiguha. Mu museke ngo mufite ibyo kurya, bango ntabyo dufite. Araba ngo nimujugunye urushundura iburyo muraza gufata. Ngo barajugunya barafata. Ngo bamaze gufata bomotse, ngo basanga amafi ataze ku makara, ngo n'agacuma k'amazi. Ngo arangiye ngo nimuze murye munywe, hanyuma arabagaburira. Nayo ngo umuntu Yesu yakoze ibyo bitatu tubaye. Icya mbere yatanze amahoro, icya kabiri yavanye amakimbirane yari hagati mu bigishwa yari yatewe na Toma, icya gatatu Yesu yamenye ko bashonje arabagaburira. Imana iduhana umugisha. Shuti yanjye wizeye Yesu, reka dufatikanye gusenga. Uyu munsi numwizera,
Yesu aracyakora, nawe imirimo ye iraza ku buzima bwawe. Zamura ibiganza byawe utaramwizera. Subiramo aya magambo ngo Mwami Yesu, kubwira ijambo ndakwizeye, nemeye kukwakira mu mutima wanjye. Ngwino umbere umwami, umbere umukiza, umbere umucunguzi, kandi umugenga w'ubugingo bwanjye. Nitandukanyije na Satani n'ibyo byose, mu izina rya Yesu, amen. Reka ngusengere. Data, mu izina rya Yesu rifite imbaraga, ndamuha ikiganza kuri buri wese uteze amatwi ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo umwiyereke, abone imbaraga zawe, abone gukora kwawe, ukure mu buzima bwe ibyavuguruzaga imirimo n'ibitangaza byawe. Mu izina rya Yesu, imbaraga zamurwanya, imbaraga zamuhiga, byamubuzaga kwizera, byose bikurweho na Mwuka Wera, umufasha, umujyanama, umuyobozi waduhaye. Mbisabye mbyizeye mu izina rya Kristo Umwami wacu, amen. Mwakira ijambo ry'Imana, murakoze.